kuri Imana y'amahoro, turagushimiye kuri Imana yera, turagushimiye kuri rubasha, turagushimiye kuri umunyembabazi, turagushimiye kuri munyemuwe, turagushimiye kujya neza bugacya bukira ntabwo icyubahiro. Mu gitabo cya Petero, igitabo cyo cya mbere cya Petero, ibice byaho 5 umurongo wa 6 n'umurongo wa 7 usanga Yesu ari watsinda isoko ko kugira gute yo kuturengera. Imana yacu ntihabwa itsibero kandi Imana yacu nitugirire neza. Nago ndaza mbaruhure manke tugirire neza. Rero Yesu yarabyemeye. Yesu yemeye kuruhura abarushye. Yesu yemera gukiza abarwayi. Yesu yemera kubohora abari baboshye. Yesu yemera gutanga amahoro ku bantu bari babuze amahoro. Nguhaye ikaze wo kwikema Marinda Official. Uruwa agaciro gakomeye wabashije gukora subscribe nawe utarayikora, nagushishikariza kugira ngo uyikore kugira ngo ujye ubana natwe kuri buri kiganiro cyose dushyizeho. Udukurikirana uri mu Rwanda, udukurikirana uri hanze yarwo, navuga ngo Imana iguhe umugisha. Birashoboka ko waba utameze neza, ariko kuri isi bibaho. Uyu munsi ushaka kumeze neza, ejo bikanga, ariko nakubwira ijambo ryiza mvuga nti isunge Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza no kurazagutabara. Imbere yanyu hari umutumirwa umaze kumenyera kuri Marinda Official. Ikaze mukozi w'Imana, ni karibu udusengere. Nukuri kandi ndagushimiye kuba wafashe umwanya wawe kugira ngo uze udufashe gusenga, udufashe kubwiriza, ni iby'agaciro. Urakoze cyane, ibyo biranezeza kubera ko nezezwa no gusenga, nezezwa no kuvuga iby'Imana, nezezwa no kubana namwe. Rero uko mahe ikaze kwica na Marinda Official, niko nanjye ndarise abadukurikiye kugira ngo babe hafi twumvane ijambo ry'Imana. Reka rero mbere byose dusenge, tushire iki kiganiro cyangwa se dushire umwanya mu biganza byayo kugira ngo ibintu bize kugenda neza. Data wa twese turagushimiye kuri Imana y'amahoro, turagushimiye kuri Imana yera, turagushimiye kuri rubasha, turagushimiye kuri umunyembabazi, turagushimiye kuri munyemuwe, turagushimiye kujya neza bugacya bukira ntabwo icyubahiro. Uyu mwanya mwiza rero utugeneye kugira ngo tuganirize ubwoko bwawe ijambo ryawe. Nubane natwe, mwuka w'Imana abane natwe, ubwawe bwawe buze bishakayebeho kandi kumenze gukirwa hejuru. Imfugi n'abapfakazi ubireke, abari mu zimbo ubireke, ababaye wera wa Isiraheli, abashonji. Data wa twese, umuntu wese ukeneye neza yawe, ukeneye kubona ikiganza cyawe, ukeneye kubona ubutabazi bwawe, abibone kuko uri Imana idukunda kandi ukabona umubyeyi. Ibi byose nsenze wera wa Isiraheli bikorere kwiyubahisha mu izina ryawe Yesu, amina. Murakoze cyane rero mwege mudukurikiye muri uyu mwanya w'iri jambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rikwiye kubana n'abantu bose. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryaremye isi natwe riraturema. Ijambo ry'Imana ni umutsima utera imbaraga, ijambo ry'Imana ni inkomezi, ijambo ry'Imana ni ubugingo, ijambo ry'Imana ni ubuzima. Imana yacu yagwitsubahiro. Rero ijambo tujye kuganira muri uyu mwanya y'amasaha rifite intego ngo Yesu yaremeye. Haleluya. Haleluya. Yesu yaremeye, yemeye kwikorera ibyo bituremereye, yemera kwikorera ibyatuzaga amahoro. Yesu yaremeye, yemeye kutwitangira. Mu yandi magambo, Yesu yaremeye kuko Bibiliya uyisomye neza usanga Yesu ari watsinda isoko ko kugira gute yo kuturengera. Imana yacu ntihabwa itsibero kandi Imana yacu nitugirire neza. Nago ndaza gutinda muri uyu mwanya turatse kuganiraho, ariko kuri ijambo ngo Yesu yaremeye, umushatsi mwaritekerezaho. Ubwo umuntu yaramaze gucumura cyangwa se Adamu yaramaze gucumura muri Edeni, usanya Bibiliya habaye inama iraterana afite ko umuntu Imana ikoresha inama mu ijuru. Imana n'urukundo. Umuntu aremye umuntu mukunda, ariko umuntu yamaze gucumura. None ni gute umuntu yacungurwa? Imana itegura umushinga ucungura umuntu mu bizima, mu muntu waza, mu akerubi abo umuntu waza, mu baserafi abo umuntu waza, ariko Yesu yemera kuza kuturengera, yemera kuza kuducungura. Yesu ntabwo icyubahiro. Rero niyo mpamvu uyu munsi mbazaniye ijambo ngo Yesu yaremeye. Yesu yemeye gukorera imitwaro. Yesu yemera kwishyira. Mbese Yesaya we yaranditse avuga ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Hanyuma Yesaya abonye Yesu aravuga ngo intimba zacu zose yazishyizeho. Haleluya. Hanyuma mu kwishyiraho intimba zacu, mu kwishyiraho ibyaha byacu, abantu ngo bamutekereza ko yakubiswe n'Imana, yacumiswe nayo. Mbese abantu baramurakaga si wo kwifuzwa, ariko Yesu yemera kuza
kwambara ikamba ry'amahwa, yemera kuza kujomba imisumari, Yesu yemera kuza, abantu baramusuzugura ariko yemera kuza kuducungura. Yesu ni mwiza, Yesu ntabwo icyubahiro. Reka twihute dusangire ijambo ry'Imana tuza gusanga mu gitabo cya Petero, igitabo cyo cya mbere cya Petero, ibice byaho 5, umurongo wa 6 n'umurongo wa 7, ntabwo ndaza kubatindira. Haratubwiye ngo nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana, kugira ngo ibashyire hejuru mu gihe gikwiye. Mwiyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana. Guca bugufi bijya binanira abantu, ariko ni by'ingenzi. Guca bugufi harimo kwiyoroshya imbere y'Imana. Guca bugufi harimo gutega amatwi ijambo ry'Imana ukumva ikigushakaho. Guca bugufi Imana igushyira hejuru mu gihe gikwiye, mu gihe wemeye guca bugufi. Imana yacabwa icyubahiro ko ari Imana yacu ikomeze guhimbazwa n'uyu mwanya. Ariko twakwifuriza abantu bose guca bugufi bakamenya ko ari munsi y'ukuboko kw'Imana. Ku myaka ufite, ku butunzi ufite, ku mashuri wize, ku gihagararo cyawe, uko wabungana kose, ubyibushye bunanutse, menya kuri munsi y'ukuboko kw'Imana. Imana itugirire neza. Rero abantu bamaze kumenya ko ari munsi y'ukuboko kw'Imana, bariyoroshya bakagendana n'Imana, bakumvira ijwi ry'Imana, bakagenda mu mugambi w'Imana, kuko bamaze kumenya ko bari munsi y'uko gukomeye kw'Imana. Hanyuma uyu Petero yari umushumba, niwe wabwirije iri jambo. Hanyuma amaze kubwiriza abakristo, amaze kubwiriza abizera, avuga ati nyamuna mukwiye kwiyoroshya mugatandukana n'abandi, mukamenya ko uwo bahamagaye ari uwera, cyangwa se mukamenya ko wahamagaye akunda abantu yoroshya kandi baca bugufi. Abantu bishyira hejuru Imana ntabwo ibakunda, kuko Imana iri hejuru ya byose, n'ifite utwa n'ubushobozi mu isi no mu ijuru. Imana yacu itugiriye neza. Rero uyu mugabo witwa Petero, uyu mushumba, arabwira ngo muyikoreze amaganya yacu yose kuko yita kuri mwe. Imana ni nziza, Yesu ni mwiza. Niyo mpamvu nabwiye ngo Yesu yaremeye tuyikoreze amaganya yacu yose kuko yita kuri twe. Imana yacu itugire neza, kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Umugabo, umugore, mukobwa, musore, ikoreze amaganya yawe yose, ibibazo byawe, intimba zawe, imibabaro yawe yose, ubukene bwawe, ibikugoye byose, byikoreze. Yesu arabishoboye. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo abarushye n'abaremerewe munsange mwese ngire gute mbaruhure. Imana itugirire neza. Rero Yesu yarabyemeye. Yesu yemeye kuruhura abarushye. Yesu yemera gukiza abarwayi. Yesu yemera kubohora abari baboshye. Yesu yemera gutanga amahoro ku bantu bari babuze amahoro. Imana yacu itugiriye neza. Rero dushime Yesu wemeye kuza agakora iby'imiryango, by'amabyeyi, by'amafaranga atari gushobora gukora. Yesu yaraje arabikora. Imana yacu itugiriye neza, kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Uyu mwanya mwiza twaganiraga ijambo rivuga ngo Yesu yaremeye kuko yatsindiye isoko yo kuturengera. Uko wabyumva kose, uko wabyakira kose, ariko Yesu wenyine niwe murengezi w'ubugingo bwawe. Mu yandi magambo, ubutabazi bwawe buri muri Yesu Kristo. Agakiza kawe cyangwa ubuzima cyangwa ubugingo buri muri Yesu Kristo, kubera ko nawe uzajya kwa se atamujyanye. Ukomeza wizere, ukomeze umugirire icyizere. Yemeye gutanga ubugingo ku bwawe, ujye ubiha agaciro, nanjye mbiha agaciro, bitume ngendera mu mugambi wiwe cyangwa se mu bushake bw'ijambo ryayo. Imana itugire neza. Ndasoje rero muri uyu mwanya mwiza twari turimo Evangeliste Bosco, mukunzi mumenyereye. Kurambirana ntabwo ari byatuma abantu bumva, ahubwo intego nari mfite ni ukukubwira ngo wicaye aho ngaho udukurikiye, menya ko Yesu yemeye. Hari ibyo yemeye. Yemeye kwitanga, yemera kumena amaraso, ninjye nawe yashakaga. Kubw'ibyo rero kumukorera, kumuvuga ko ari umwami w'imbabazi, kuvuga ko ari umwami w'urukundo, ntabwo byakona, nanjye ntabwo byananira. Umwami w'abami abagiriye neza mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusoze dusenga, kuko n'ubundi twatangiye dusenga, ubundi twongeye dusaze n'isengesho. Yesu turagushimiye,
wemeye kuza kwitanga. Yesu turagushimiye kubw'urukundo rwawe. Yesu turagushimiye ko waduhinduye abo turi bo. Yesu turagushimiye kuri umwami w'ineza izagera bw'icyubahiro. Urakoze, ndagushimiye rero. Uyu mwanya hari benshi batwumvaga bakurikiye iyi channel Amarinda Official. Mana, reka bahabwe umugisha nawe, abo batabare kandi barengere, kubera ko wavuze ngo twikoreze amaganya yacu yose uko kuri twe. Mwami wanjye, data wa twese, abantu bafite umubabaro, bafite intimba, bafite ibintu bitumye bababara, bafite ibintu batuma batagubwa neza, ariko kuko uri Yesu mwiza kandi ukaba uri umugabo w'intwari, data wa twese, ohereza ubutabazi ku bantu be kugira ngo bagwe neza ku bwawe, mu izina rya Yesu Kristo. Amina.